Ndagusuje cyane uyu munsi ngiye kugaruka kuri video igaragaza siporo zikorwa n'abagore batwite. Ibi ngibi abagore bamwe na bamwe bakaba barakomeje kunyandikira bambwira bati dufashe watubwiye siporo zitandukanye zishobora gufasha abantu abashakanye gukomeza gukora igikorwa cy'abashakanye neza, ariko se ni izihe siporo noneho watubwira umugore utwite ashobora gukora? Niba izi siporo zifasha mu gukomeza gutera akabariro neza utararebye iyi video, nakubwira ngo yirebe hano kuri iyi link. Hanyuma tugiye kugaruka rero kuri siporo abagore batwite babemerewe gukora, kubera yuko umugore utwite ntabwo abujijwe gukora siporo. Umugore utwite ntabwo abujijwe gukora siporo, cyane cyane niba usanzwe ukora siporo iyo utwite ntabwo uba ugomba guhagarika, ariko hari ibyo uhindura, hari izo ugabanya, hari izo uvaho, izindi ukazigabanya cyangwa se ukaba wakora izindi runaka. Gusa niba utakoraga siporo ukaba ushaka gutangira kuzikora kubera ko utwite, wumvise bavuga ngo siporo ni nziza ku buzima, bikaba byiza cyane kurushaho ku mugore utwite, reka nkubwire ngo gutangira siporo byaba byiza kubanza kuvugana na muganga usanzwe gukurikirana, ureba yuko ubuzima bwawe bumeze neza, ureba yuko gutwita birimo bigenda neza, kugira ngo uyu muganga akugire inama, umubwire siporo wumva ushaka gukora, akugire inama akurikije uko ubuzima bwawe buhagaze, arebe niba ntacyo buri bwangize. Muri rusange ariko siporo umugore utwite akora zikaba ari siporo zose zishobora gutuma utitura hasi, siporo zituma utitura hasi, za zindi ukora nyine ibirenge byawe bifatishije hasi bimeze neza, cyangwa se za siporo zidatuma ubangamira inda, zidatuma ubangamira wa mwana uri gukura mu nda yawe. Rero niyo mpamvu ngiye kukwereka ingero za siporo zikwiriye ku mugore utwite. Izi siporo ngiye kuvuga aha ngaha ni 7, ariko ntabwo ari urutonde ntakuka, ntabwo ari zose. Bisobanura yuko hari iyindi siporo ntavuze aha ngaha ushobora kuba wowe uzi usanzwe ukora, ariko niba mu kuyikora udashobora kugira risk yo kugwa, niba mu kuyikora nta kibazo ufite cyo kuba wabangamira inda, icyo gihe nta kibazo kiba gihari. Kandi noneho no mu kuyikora kumva umeze neza, kumva urahumeka neza, ntugire ibindi bibazo byose mu gihe uri kuyikora. Siporo ya mbere nziza cyane ku bagore batwite ni siporo yo koga, swimming. Iyi ni siporo ifite security kurenza izindi zose umugore ashobora gukora atwite, kubera ko ni siporo uba urimo gukora, uba uri mu mazi, amazi niyo abasa naho aguteruye wese, niyo atwaye ibiro byawe. Ntabwo wowe ushyiramo imbaraga nyinshi mu kuvuga ngo kwiterura kugira gute ibintu nk'ibyo. Kandi noneho mu gukora siporo ya swimming cyangwa se mu koga, ntabwo uba ushobora kuvuga ngo wagwa, ntabwo buri bugwe. Ni siporo nziza cyane rero ku mugore utwite. Ikindi kandi iyi siporo izana ibyiza byinshi mu mubiri wawe, bya byiza byo kuvuga ngo gukomeza guhumeka neza, umutima ugakomeza gukora neza, amaraso agakomeza gutembera neza mu mubiri, ingingo zawe zigakomeza gukora neza, kandi bikabaho nta mbaraga nyinshi ukoresha zo gutsikamira uruhande urwo ari rwo rwose rw'umubiri wawe. Koga rero, swimming, niba siporo usanzwe ukora ni nziza cyane. Niba utaragira inda nkuru ukaba ari bwo ukimenya ko wasamye, ukaba utazi koga, kujya kubyiga ntacyo bitwaye. Koga ni siporo nziza cyane. Hanyuma hakaba kugendagenda cyangwa se walking. Reka niba kubyita kugendagenda utagira ngo ni kugenda gahoro gahoro, kugenda, walking. Kugenda ni siporo nziza cyane ku mugore utwite, kuko bituma nyine ni cyagihe ufata umwanya wo gukora urugendo n'amaguru. Urugendo n'amaguru ushobora kuba usanzwe urukora ujya ku kazi, bikaba bitagusaba gukora indi siporo yo kugenda, cyangwa se ukaba ufite urugendo ukora n'amaguru kenshi mu cyumweru ujya ahantu runaka mu murima n'ahandi. Ibyo ngibyo biba ari byiza cyane. Ariko wowe ujya ku kazi mu modoka, ugataha mu modoka, ukaba akazi ukora uba wicaye hamwe, ufite desk ugeraho ukicara ugakora akazi, byaba byiza ushatse uyu mwanya wo kugenda. Ese ni nimugoroba urangije akazi, ese ni mu gitondo mbere yo kujya ku kazi, ese ni kangahe mu cyumweru, ni byiza cyane gukora siporo yo kugenda n'amaguru. Noneho muri gukora siporo ukaba wambaye inkweto zituma nyine ugenda bitakujena, nta kibazo ufite, kandi udashobora no kuba wagwa, ukagenda kuri ritime yawe. Ntabwo ari ngombwa kugenda wihuta cyane cyangwa se kugenda buhoro cyane, ugenda kuri ritime yawe.
noneho hakaba no kwirukanka bitandukanye no kugenda, nubwo ugenda kuba kimwe ariko biratandukanye, kuko iyo utangiye kwirukanka noneho ukoresha umutima kurushaho, amaraso atembera yihuta, urumva biba bitandukanye, n'ibintu bibiri bitandukanye. Nayo ni siporo nziza rero yo gukora wambaye za nkweto nziza zituma udashobora kugwa kandi ukirukanka kuri ritime yawe, cyane cyane ikaba ari siporo nziza yo gukomeza mu gihe waba usanzwe wirukanka kurusha kuyitangira. Aho kugira ngo uyitangire wahitamo kugenda aho kugira ngo wirukanke, ariko usanzwe wirukanka kuyikomeza byaba byiza, ariko ukagenda ugabanya bitewe n'indaho igeze n'ukuntu muganga agenda akugira inama. Noneho hakaza siporo yo kugendera ku igare. Kugendera ku igare ntabwo ari bibi ku mugore utwite, ariko kugendera ku igare risanzwe uba ufite risike ko rishobora no kugutura hasi. Icyo nicyo kibazo gihari. Niyo mpamvu ahangaha kugendera ku igare ari ya magare yo muri gym, ya yandi atava aho ari, ushobora gukoresha icyo gihe ukajya ujya muri siporo muri gym, ukajya kuri rya gare ukanyonga. Ni siporo nziza cyane ushobora gukora nk'umugore utwite. Biba ari byiza cyane kuko noneho rya gare ryo nta risike yo kugwa ibihari. Noneho yoga nayo ni siporo nziza ku mugore utwite kuko yirukana stress, igatuma wumva umerewe neza mu mubiri, ufite ibitekerezo byiza kandi nta stress. Ni byiza rero ku mugore utwite ndetse no ku mwana atwite. Usanzwe rero ukora yoga ni byiza cyane kuyikomeza, kandi wumva ushaka kuyitangira nabyo byaba ari byiza. Ni imwe muri siporo nziza ku mugore utwite. Hakaza siporo yo kubyina. Ushobora kuba usanzwe ubikora nka siporo. Iyo utwite rero kubikomeza nta kibazo. Ni siporo rero wakomeza, yaba ari kubikorera mu rugo cyangwa se kubikorera muri gym, ariko noneho ukamenya ngo ndabyina ibintu bimeze gute, kuko kubyina nanone hari ibintu umuntu abyina akajya muri risike yo kuba yakwitura hasi. Niba kubyina ukora ari bya bintu bidashobora gutuma ujya muri risike yo kwitura hasi, nta kibazo rwose. Iyi siporo nayo urayikomeza, kandi nanone bikaba ari bya bindi bitabangamira inda n'umwana utwite. Hanyuma hakaza Kegel exercises. Kegels ni siporo nagarutseho, nazisobanuye muri iyi video, nsobanura ukuntu Kegels zikorwa. Nerekana niba utaruzizi, iyi video uyirebye maze gushyira hano hejuru yakwereka byinshi kuri Kegel exercises. Kegel exercises ni nziza rero ku mugore utwite, kubera yuko umugore utwite gukora izi siporo ngo byaba bituma yoroherwa no kubyara, kwa kundi kuzasunika umwana, iramikaya ye aba yikontorora, donc aba ameze nkaho nta kibazo afite, amenyereye cyane. Kandi nanone ikindi, muri cya gihembwe cya gatatu umugore atwite, iyo wakoze Kegel exercises cyangwa se iyo uzikora, yamikaye yawe kubera yuko iba ifite bwa bushobozi bwo kwifata, kwimunya no kwikanyura igihe ubishakiye, bituma abagore bakora Kegels badakunda guhura n'ikibazo cyo kuba yacikwa n'udukari duke mu gihe ashatse nko kwihagarika, ugasanga twagucitse utabizi, cyangwa se ugasanga biragusaba kwirukanka cyane kubera yuko utabasha kwifata. Nanone hari ikibazo cya hemorrhoids. Ikibazo cya hemorrhoids kijya kiza ku bagore batwite muri kiriya gihembwe cya gatatu, cyakaba ari ikibazo cyo gusa n'utumba udutsi two ku kibuno, bityo mu gihe cyo kwituma bikaba wakumva ubabara, uribwa, cyangwa se no kwicara ukumva urababara ku kibuno ukuntu. Gukora Kegels nabyo bishobora kugufasha kuba utagerwaho n'iki kibazo cya hemorrhoids. Hanyuma rero reka nkubwire ko hari ibyo wakwitaho mu gihe ushaka gukora siporo kandi utwite. Mu gihe ushaka gukora siporo kandi utwite, ibintu 7 wazirikana ni ibihe? Nuko utagomba kwambara imyambaro igufashe mu gihe ugiye gukora siporo, wikoresha imyambaro igufashe. Noneho wakwambara isuti, ariko noneho ifasha amabere yawe neza, kugira ngo utaza kugira ibibazo byo kumva amabere kurya cyangwa se n'ibindi. Ambara isuti ifasha amabere yawe neza, cyane cyane ko amabere y'umugore utwite aba yaratangiye no gushaka kuzanamo amashereka bitewe naho amezi ageze, afite uburemere. Donc ni byiza kwambara isuti igufashe neza. Ambara inkweto zifashe ku butaka neza kandi zitanyerera, kugira ngo utaza kugira ikibazo cyo kwitura hasi. Ni bibi cyane ku mugore utwite kujya muri iyo risk. Noneho mu gihe ukora siporo uhumeke neza kandi cyane. Unywe amazi ahagije. Niba ukora siporo unywa amazi ahagije, nubwo n'ubusanzwe ugomba kunywa amazi ahagije, ariko ntabwo ugomba kuba deshydrate cyangwa se kumva wagize umwuma, kumva nyine ufite icyaka gikabije. Ugomba kunywa amazi ahagije. Icya gatandatu, irinda ibintu bituma usimbuka mu gukora siporo. Irinda ibintu bituma usimbuka, irinda ibintu bituma uryamira inda, irinda ibintu bituma uryama ugaramye umwanya munini, irinda ibintu
byose bishobora kubangamira inda. Hanyuma hagarika gukora siporo niba ugize ikibazo cyo kuva. Niba ugize ikibazo cyo kuva uri gukora siporo cyangwa se umaze iminsi uyikora, niba se ugize ikibazo cyo kuzungera uri gukora siporo, niba se uguye igihumure, siporo wakagombye kuzihagarika. Niba ugize ikibazo cyo kubabara mu gatuza, niba ugize ikibazo cyo kugira iseseme, cyangwa se n'ubundi buryo bwose wakumva utameze neza kandi ukabyumva utangiye gukora siporo, uri muri siporo hagati cyangwa se urangije gukora siporo. Donc muri bya bihe byo gukora siporo ukumva urabangamiwe, ukumva hari ikintu kitagenda neza, icyo gihe babisobanura ngo either uri gukora siporo itajyanye nawe, cyangwa se mo kimwe siporo ntabwo zikubereye kubera ubuzima bwawe uko buhagaze n'ubw'umwana utwite. Akenshi rero bikagusaba ngo wa muganga ugukurikirana umuvugishe, umubwire uko bimeze, akugira inama. Nizere ko rero bikunguye byinshi, ndagushimiye cyane. Ntiwibagirwe gukanda subscribe hano hasi niba utarabikora, gukanda inzogera niba utarayikanze warasubscribinze, ko ntukande inzogera yikande kuko birakorohera iyo video nshyashya zije ubimenya vuba. Kanda like, sharing n'inshuti. Ndagushimiye.